Ndabashuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, gihe nitwa Kelly Rwamapera, iyi ni Faith Reporters. Umusore w'imyaka 30 yaguye mu nzu y'imbohe mu kigo cy'inzererezi cy'Intyazo Transit Center mu karere ka Nyanza. Amakuru Faith Reporters ifite nuko uyu wasinziriye witwaga Venanti Habakurama yari yarafashwe kumwe n'abandi bagenzi be basenganaga ubwo batangiraga isabato ku mugoroba wo ku wa 10 ukwezi kwa 11 2023. Bafatiwe mu rugo rw'uwitwa Theo Mbonyinshuti mu mudugudu wa Butembo, akagari ka Karama, umurenge wa Cyabakamyi, akarere ka Nyanza. Amakuru y'urupfu rwa Venanti Habakurema yamenyekanye ku munsi wa 4 w'iminsi 7 Wednesday ku wa 14 ukwa 11 2023. Ni amakuru yatangajwe n'utwaye uwo murenge wa Cyabakamyi, umuyobozi w'uyu murenge witwa Eugene Burezi. Kuva icyo gihe rero amakuru amaze gutangazwa, umuryango we ndetse n'abizera bo muri ako gace no hirya no hino bategereje umurambo wa Habakurama kugeza ubwo wabahawe bavanye ku bitaro bya Nyanza, ariyo vuriro rikuru ryo muri ako karere. Bakaba barawubonye ku wa nyuma Friday ku wa 17 ukwezi kwa 11 2023. Amakuru yamenyekanye ku wa 14 ukwezi kwa 11 kunguku, hanyuma umurambo wawubona ku wa 17 ukwezi kwa 11. Habakurama bamuhambye mu irimbi rya Butembo, akagari ka Karama, umurenge wa Cyabakamyi, kuri uwo munsi n'ubundi wa 17 ukwezi kwa 11 2023. Kugeza ubu abari bamufite maboko yabo, baba umurenge bamujyanye cyangwa aho yari ari muri transit cyangwa urwego rwayo rwose rwari rumufiteho ububasha, nta busobanuro baratanga baraha umuryango wa Habakurema wasinziriye ku kijyanye n'icyateye urupfu rwe. Ariko twebwe nka Faith Reporters tugiye kubagezaho amakuru, ibyo twamenye twahawe n'umuryango we, nabo ibyo bamenye mu gihe bari bategereje uwo murambo. Hari ibintu byinshi bagiye babona n'ibyo bagiye bamenya, bityo rero twebwe nibyo tugiye kubagezaho. Ariko mbere yuko twinjira mu nkuru nyirizina uko byagenze, ndabasaba ngo mufate Bibiliya zanyu turebere hamwe mu Byahishuwe igice cya 21 ku murongo waho wa 4. Bibiliya iravuga iti, izahanagura amarira yose mu maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ijambo ry'Imana ni igitangaza cyane, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ritweretse ko ku musozo w'uru rugendo abantu kugira ngo batahe mu bwami bw'Imana babubemo bishimye, nuko Uwiteka azahanagura amarira yabo. Birumvikana ko hari byinshi bazaba barahuye nabyo mu isi byatuma bagira amarira menshi, ndetse hari n'ibindi byinshi bazamenya bagezeyo. Abana b'Imana hazabaho kubabara kwinshi kubera ko Uwiteka azaduhishurira ibintu byinshi.
Bityo rero Uwiteka azahanagura amarira y'abantu be, bazibagirwa ako gahinda kose, basingira ibyishimo byo kubana n'Uwiteka mu ijuru. Ibi twabibonye mu mibereho ya Yobu, yahombye ibintu byinshi ndetse n'abana be, ariko ku musozo Uwiteka yaramushumbushyije. Kandi n'icyo tubona nuko ibya mbere byose byavuyemo, agahinda kose yari afite mbere kararangiye, kubera ko Uwiteka yamuhaye ibyishimo bishya. Nguku uko Imana ifite ububasha bungana butya bwo guhanagura amarira abantu bakibagirwa ibintu byose byababayeho. Mbere yuko twinjira muri iyi nkuru neza, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wowe mwungeri w'ubugingo bwacu, turagushimiye cyane yuko ari wowe wariho, uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Ni wowe mukuru nyir'ibihe, ni wowe mugenga w'ubuzima bwacu, ni wowe ufite byose, ni wowe waremye ijuru n'isi, ni wowe waremye natwe tubirimo. Turakwinginze nkatwe Faith Reporters, ubwo tugiye gutangariza abantu bawe ibyabaye ku bandi bizera bagenzi babo, uduhe gushishoza kandi uduhe kuvuga aya makuru akazatuma abantu benshi bihana, bakakugarukira bamaze kumenya iminsi bagezemo, bakiyunga nawe ubwo uzaza, twese uzaducyure mu bwami bwawe. Tubisaba mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko natangiye mbabwira, uyu munsi ni umunsi wa 22 w'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2023. Hashize iminsi mike humvikanye urupfu rw'umusore wari kumwe na bagenzi be basenga, agafatwa akajyana akagwa mu nzu y'imbohe muri Transit Center y'Intyazo mu karere ka Nyanza. Reka duhere ku uko byatangiye babafata. Uko natangiye mbabwira, hari ku mugoroba wo kuwa nyuma Friday, ku munsi wa 10 ukwezi kwa 11 kunguku mu mwaka uyu nguyu wa 2023, ubwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze baherekejwe n'abitwa abadaso bagose urugo rwitwa Theo Mbonyinshuti mu mudugudu wa Butembo, akagari ka Karama, umurenge wa Cyabakamyi muri aka karere ka Nyanza. Mu bari bagiyeyo kureba aba bantu bari muri uru rugo, bari batangiye isabato, harimo umuyobozi w'umurenge wa Cyabakamyi witwa Eugene Burezi, n'umuyobozi w'akagari ka Karama ariwe Jean de Dieu Rubuga, n'abadaso 6, ubwo bose ni abantu 8. Abadaso ni urwego rw'umutekano ruri mu rwego rwa Minisiteri y'Ubutegetsi, ruba munsi y'akarere, mu buryo akarere gakoramo, baba bakorana n'urwego rw'umutekano rugengwa n'akarere cyane. Rero bahageze babategeka gusohoka babajyane ku murenge. Icyabaye aho ngaho nuko hari abantu bifuje kujyana inkweto zabo, bashaka gusubira aho binjiriye kuko bari baberetse undi muryango basohokeramo. Icyabaye rero muri uko gushaka ko abantu basohoka, babategetse gusohokera mu muryango wundi unyuranye n'uwo binjiriyemo. Abantu rero bashaka gufata inkweto zabo
banyuze aho binjiriye, babakubise inkoni nyinshi, kuko hari abadaso bashinzwe gukubita abantu bajya kwenda inkweto zabo. Barabakubita, babimenya ko bitemewe ko bajyana bakweta, nuko basohoka abagore n'abana n'abagabo bagera kuri 80 bose hamwe, nta nkweto bafite. Kuva aho ngaho rero muri uwo mudugudu kugera ku murenge ntabwo ari urugendo rurerure, kubera ko bagiye baririmba. Bageze ku muhanda, barababuza bati ntimwongeye gusakuriza abantu, bababwira iby'amabwiriza amabwiriza yo kudasakuriza abantu, guhungabanya ituze rya rubanda ukoresheje amajwi. Barabibabwira rero, kuririmba barabireka. Bari batuje kuko urumva abantu, umurongo w'abantu 80 n'itsinda ritubutse, ariko ntibarwanye, ntibirukanse, ntibabacitse, kandi bo bari abadaso 6. 2 bari inyuma, 2 imbere, 2 barimo hagati. Barabajyana babageza ku murenge. Nababwiraho nanone ibyabaye bageze ku murenge. Habayeho kujonjora aba bantu, batandukanya abagore n'abagabo n'abana. Amakuru dufite nuko habaye ibintu byinshi byo kubajora, ko ari abantu babi, banga amajyambere, badindiza amajyambere y'aho batuye, amajyambere y'igihugu, ko ari abaturage batumva, n'ibindi byinshi cyane, bafite imyumvire mibi, ibintu byinshi cyane. Ariko ntabwo ndi bubyibandeho cyane, ahubwo nababwira ikintu kimwe cyabaye, ko hari umudaso wavuyeyo arababwira, muri uko kujora hari umudaso wavuyeyo asa n'ujora ibyo bazi mu bitabo by'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Bigaragara ko nawe ashobora kuba ari we, ngendeye ku byo bamumbwiyeho. Arababaza ati hari umuntu wasomye igitabo cyitwa Kugana Yesu? Akagenda ababaza, baramubwira bati twaragisomye. Akagenda ababaza ati mumbwire ibyo mwasomyemo. Buri muntu akagenda amubwira, nawe ageze aho nawe hari amagambo yagiye ababwira. Ariko impamvu mvuze kuri uyu mudaso nuko bigaragara ko hari ukuri azi, ariko akaba kujoreramo abandi. Hakomeje kugenda batoranyamo nanone abakerebutse muri uko nguko, kugenda abaza abize igitabo cya Kugana Yesu n'ibindi bitabo. Bagendaga bababaza utubazo twinshi bagamije kureba ni bande bakerebutse muri bo. Bityo abo bakerebutse barangije batoranyamo abantu 10 babashyira ku ruhande. Abo babonaga basubizanya ubuhanga, bababonamo n'ubushobozi bwo kuba bashobora kubwiriza ubutumwa, uretse ko bose babishoboye, bari babishoboye kuko bose ni abavugabutumwa hafi, uretse abana, ariko n'abana nabo ku rugero rwabo muri kariya karere, uko bari bateranye hamwe batangira isabato. N'ubundi bateganyaga ko ku isabato nibarangiza gusenga baza kubwiriza ubutumwa mu matsinda atandukanye. Bamaze kubajonjora, abagabo 10 babashyira ukwabo, hanyuma
habaye no kujonjora kureba baraturuka mu yihe mirenge itandukanye, basanga hari n'abaturuka mu karere ka Ruhango bari barimo, babajonjora batyo, barangije bafata abana. Ikintu nibagiwe kubabwira bakibafata, babajije abana bati kuki mutiga. Sinzi impamvu babibabarije hariya kuko yari na weekend, ariko ibwira ko wenda ba mutwara sibo baba bahari, baba bashobora kumenya abana batiga bakabakurikirana, ariko siko bigenda kuri aba ngaba. Babasanga bateranye nk'uku, bakababaza iby'abana kwiga n'abatiga, ariko ibyo tubyihorere. Nababwiraga amakuru yaba. Abana rero bageze ku murenge, babajije abiga n'abatiga, habonekamo ko hari harimo abatigaga. Abo bemeje ko batiga, babajije ibibazo byinshi, baranabakubita, babakubise inkoni mu birenge, kugeza ubwo bemeye ko bazasubira ku ishuri. Babasaba n'ibitabo n'ibikoresho bashobora gutangiza ishuri, barababwira ngo bazabibaha. Sindakurikirana ndebe niba barabibahaye kugira ngo basubire ku ishuri. Aho hantu rero ku murenge wa Cyabakamyi niho baraye n'ubundi, abagore ukwabo n'abagabo ukwabo, ariko nanone bantu 10 batoranyijemo nabo babaraje ukwabo, bari abagabo 10. Ariko ikindi cyabaye hano ku murenge, ubuyobozi bw'umurenge bwatumije bagenzi babo b'ubuyobozi ry'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ubuyobozi butumiza ubuyobozi bugenzi bwabwo bo muri iryo torero, barababwira ngo baze barebe abantu babo. Uwa mbere watumijwe ni umukuru w'itorero rya Kirombozi, aho ngaho hafi aho, ryo mu ntara ya Kirombozi n'ubundi, kuko ikintu bashaka gusobanuza, bavuga ko abantu bajyanywe uku nguku, hari imvugo mbi bakoreshaga. Ubuyobozi bw'umurenge niko bwavuze, imvugo z'igishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa rero ni imvugo umurenge utishimiye, ku buryo bahamagaje umukuru w'itorero ngo basobanurire icyo gishushanyo cy'inyamaswa. Umukuru w'itorero witwa Ariel aho rwendeye, ahageze barabimubaza, ariko babanje kumubaza bati Bibiliya ivuga inyamaswa? Undi ateye yego, ati inyamaswa Bibiliya ivuga ni inyamaswa ki? Undi arabasubiza ati inyamaswa ni ubutegetsi. Barikanga, ntabwo babyishimiye, baramubaza bati none se igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Umukuru w'itorero aho rwendeye Ariel arabasobanurira ati igishushanyo cy'inyamaswa ni urwiyunge rw'idini na leta. Avuze ibyo ngibyo ntabwo bamwishimiye, cyakora ntabwo we bamushyize mu nzu y'imbohe nk'abandi, baramwirukanye aragenda. Ariko bahamagaje na pasitoro w'intara ya Kirombozi, ariwe Pastor Jean Pierre Nizeyimana. Baramuhamagaza kugira ngo nawe agire ibyo asobanura. Pastor Jean Pierre Nizeyimana baramuhamagaje kugira ngo nawe agire ibyo asobanura kuri aba bantu bari ku murenge. Hari mu gitondo, murumva ko babafashe ku wa nyuma batangira isabato. Mu gitondo hari ku isabato nibwo uyu pasiteri Jean Pierre Nizeyimana w'intara ya Kirombozi bamuhamagaje,
bamubaza, we ntabwo bamubaje iby'ibishushanyo by'inyamaswa n'ibiki kuko babonye umukuru w'itorero atabashubije neza ahari. Bamubaza iby'abo bantu bitaga bati aba bantu bawe bite. Pastor Jean Pierre rero we yavuze yeruye, arabwira ati mbere yuko mubita abantu banjye mubanze mumenye ko twebwe iyo dufite amateraniro ayo ari yo yose turabamenyesha. Rero abangaba kuba batabamenyesheje ntabwo ari abacu. Muri make aba arabihakanye. Pastor Jean Pierre aba arabihakanye, babwira ko atabazi. Bagira n'utundi tuntu bamubaza ariko akomeza kubiberekera, aragenda. Agiye rero ababizera baramuhamagara ko hari icyo yavuga. Baramuhamagara bati turi umwe nawe. Bamubwira n'ibitabo byo mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi basoma. Araza. Pastor Jean Pierre yaragarutse avuga ko adafite umwanya wo kujya muri byinshi byabo kuko yari afite inshingano nyinshi, yari afite akazi kenshi kuri uwo munsi w'isabato, ko hari ku isabato kandi abapasita birumvikana ko ku isabato baba bafite ibintu byinshi byo gukurikirana. Rero nk'umurewi wari mu nshingano ze, ibyabo ngabo arabiberekera, aragenda ntiyatindaho. Kuri uwo munsi w'isabato rero abantu bararekuwe benshi, abana, abagore, abagabo barabarekura barataha, uretse bariya abantu 10 bari bajonjoye nibo basigaranye. Aba bantu 10 nabababwira amazina yabo. Harimo Venanti Habakurama, uyu niwe wasinziriye. Harimo Daniel Niyonshuti, harimo Eugene Ndungutse, cyangwa bakunze kwita izina gatoya. Hakabamo n'umusaza witwa Joel Harerimana, hakabamo na Egide Gatera, hakabamo na Claude Tuyisabe, uyu yari yaturutse kureho gato ahitwa mu Nkomero, ariko ni mu karere ka Nyanza naho. Hakabamo na Theo Mbonyishuti, uyu nguyu niwe nyir'urugo rwaho aba bantu bafatiwe. Hakabamo n'abandi bo mu Ruhango ntabashije kumenya amazina, ariko nabo boherezwe mu kigo cy'inzererezi cyo mu Ikebero. Ikebero ni mu Ruhango n'ubundi, ariko aya mazina mbabwiye abo nibo bohereje Intyazo mu kigo cy'inzererezi Transit Center Intyazo muri aka karere ka Nyanza. Rero Habakurama bagenzi be bajyanywe Intyazo ku isabato. Nta yandi makuru yongeye kumenyekana kuri aba bantu, yaba Habakurama nabo yari yabohanywe nabo Intyazo, kugeza ku wa 4 ku munsi wa 15 ukwezi kwa 11 uyu mwaka 2023, ubwo umuyobozi w'umurenge nababwiye izina Eugene Burezi yaje amubika. Uko byagenze rero, umuyobozi w'umurenge Eugene Burezi yaraje aza mu rugo rwa Habakurama. Habakurama yabanaga na nyina muri uru rugo. Yasanze nyina adahari. Uru rugo nabibutsa ko wenda nababwiraho gato, uyu nyina arakuze. Uyu musore rero yabanaga na nyina kubera ko
nibo bonyine baba muri uru rugo, kubera byinshi muzi mu mateka y'iki gihugu. Ni abantu bafite byinshi barokotse. Rero babanaga bonyine. Umuyobozi w'umurenge ahageze, Eugene Burezi, arababura. Nta nubwo ari kure y'umurenge, n'ubundi ni hafi y'umurenge. Kuri uyu munsi wa kane, umunsi wa 15 w'ukwezi uku nguku kwa 11 2023, aramubura. Ariko abwira abantu aho ngaho ibyabaye ko koko umuhungu wo muri urwo rugo ni umusore, ari we Abakurama yapfuye. Yasize anabwiye umukozi wo ku murenge umwe witwa Rosine kugira ngo akomeze gukurikirana uwo mukecuru, nagaruka aze kubimubwira. Abantu rero muri icyo gitondo, abaturanyi bari bumvise inkuru y'akababaro, bahamagayiwe abo mu muryango wa Venanti Habakurama. Uyu nguyu niwe wari umaze kubikwa ko yasinziriye. Bababwira naho bajya gufata umurambo, ko umuyobozi w'umurenge yari yabivuze ko bajya ku bitaro bya Nyanza kureba umurambo. Umuryango rero n'abaturanyi bagiye i Nyanza, ku bitaro bya Nyanza, kugira ngo barebe uyu nyakwigendera. Icyakora basanga umuryango n'abaturanyi bagiye ku bitaro bya Nyanza kugira ngo barebe uyu Habakurama wari wasinziriye, ariko basanga umurambo udahari. Bawohereje i Kigali kuwupima. Murabizi ko iyo umuntu apfuye bitari uburwayi, arapimwa, abaganga hari ibyo bakorera uwo murambo. Ubwo ntabwo bawubonye. Hanyuma umurambo uza kugarurwa ku wa gatanu, ku munsi wa 16 ukwezi kwa 11 uku nguku muri uyu mwaka wa 2023. Nanone basanze umuryango n'abizera babukereye bahari ku bitaro bya Nyanza bagitegereje. Umurambo wagarutse wonyine, nta raporo yo kwa muganga isobanura iby'urupfu rwe babonye, ariko bababwiye ko raporo baza kuyibona bukeye bwaho. Friday ariho kwa nyuma bagombaga kuza gutwara uyu murambo. Uyu muryango bafite uko basobanura uko babonye umuntu wabo. Bafite uburenganzira kumureba, bakanavuga uko bamubonye. Mwihangane kuko niyo makuru dufite kuri uyu Venanti Habakurama. Twakabaye tuvuga ibindi, ariko ntabyo. Aya niyo makuru dufite. Mwihangane mbivuge nk'uko babimbwiye. Basanze nta ruhu ruri ku bice bimwe, ku gice cyo ku kibuno. Nta ruhu rwari ruhari. Afite n'imisare myinshi ahantu hatandukanye, cyane cyane mu mugongo, aherekera mu mbavu. Bahawe n'imyenda ye, barayimesa, ariko basanze ifite urwondo rwinshi, isa nabi cyane. Icyo gihe batashye ku mugoroba bwije, barataha kugira ngo bategure uko bazaza kugaruka kuri ibi bitaro gutwara umurambo wabo ku munsi ukurikiraho. Ariko ikindi cyabaye bakiriyo,
babonye bamwe mu bantu bari babohamwe na Venanti Habakurama mu kigo cy'inzererezi cya Ntyazo Transit Center. Hari abantu babonye bari aho kwa muganga bari babohamwe nabo, ntabwo babashije kuganira nawe ariko babonye ari batatu. Babonyemo uwitwa Daniel Niyonshuti, babona Claude Tuyisabe n'umusaza Joel Harerimana. Barababonye, bagerageje kubegera, bavuga ko aba bantu batatu bababonye bari mu cyumba kiri hafi y'inzu y'inkomere kuri ibyo bitaro. Noneho barababona, bashaka kubegera ariko basanga hari umupolisi wabakumiriye, arababwira ati ntabwo mwemerewe kuvugana n'aba bantu. Ababonye bavuze ko babonye bafite intege nkeya z'umubiri, nuko babonye bafite intege nkeya, ariko bakabona ko bagenda umwe umwe akajya mu kumba kigiyeyo hirya akagaruka, ntibamenye niba hari ibibazo babazwa, niba ari kuvurwa bakorerwa, ariko barababonye bafite intege nkeya. Muri ubwo buryo murumva ko haciyeho n'igihe bashobora kubabona nubwo batari bemerewe kuvugana nabo. Nguko uko byagenze, ariko bukeye bwaho kuwa nyuma aba bantu umuryango w'uyu muntu Venanti wari wasinziriye baragarutse ku bitaro bya Nyanza, bazanye n'imodoka yo kubatwaza umurambo, bishyura 35,360 byo kwishyura raporo ya muganga hamwe no kwishyura ububiko bw'umurambo. Ariko raporo ya muganga y'ibyabaye uko isobanura icyateye urupfu rwe ntayo babonye, ariko barayishyuye. Hanyuma icyakurikiyeho ni kwambika umuntu wabo uyu murambo, kumushyira mu isanduku, bishyira 5:00 byose byari byarangiye no kwishyura, baragenda. Kuwa nyuma bakigerayo gahunda zo guhamba zarakomeje, kuko n'ubundi abantu bari basanzwe bahari bamaze iminsi bategereje umurambo kugira ngo bawuhambe. Yahambwe n'itsinda ritubutse ry'abantu, n'abayobozi bamwe mu bo navuze bari bahari, n'abadaso bamwe bari bahari ariko bambaye imyenda isanzwe. Muri iki gihe cyo guhamba rero baririmbye indirimbo nyinshi zo kunesha, zo guhimbaza Imana. Abantu nta kababaro kari gahari kuko bari bazi ko uyu Venanti Habakurama yasinziriye kandi afite ibyiringiro. Bityo rero nkuko nababwiye aho nahereye, bamaze kumuhamba muri rya rimbi rya Butembo, barataha birarangira. Ariko twagerageje kuvugana n'umuryango tubabaza niba koko bazakurikirana bamenye icyateye urupfu rw'uyu muntu. Bambwiye ko batazabikurikirana, by'umwihariko mushiki w'uyu muntu Venanti
uyu mubyeyi yari afite abana babiri, uwo muhungu na mushiki we rero witwa Glorious Mujawamariya, niwe wambwiye aya magambo nifuje kuyavuga nk'uko yayambwiye, ampakanira ko badashobora gukurikirana icyateye urupfu rwa Venanti. Yarambwiye ati ntabwo tuzabikurikirana, musaza wanjye arasinziriye. Icyamugejeje ku gushiramo umwuka Imana irakizi, natwe nta butabera duharanira muri iyi si. Imana niyo mucamanza kandi niyo itanga ubutabera. Byose tuzabimenya ku munsi w'amateka, nguko uko Glorious Mujawamariya mushiki w'uwasinziriye Venanti Habakurama niko yambwiye. Ahubwo ikindi kintu cyabuze, uyu Habakurama yagendanaga igikapu cye kirimo ibintu byinshi, harimo amashuka, ibitabo, imyenda n'amafaranga n'ibindi byangombwa, kubera ko yari umuvugabutumwa agenda ahantu henshi, byatumaga akenera ibi bintu. Ariko no muri rusange amafaranga impamvu yagendanaga nuko hari ubujura muri aka gace, kandi bigeze guterwa mu rugo iwabo n'abajura, barabiba ibintu byinshi harimo n'amafaranga. Rero byatumye amafaranga yagendana, wenda haba hashobora kuba udufaranga duke duke two gukoreshwa mu bintu, ariko iyo babaga bafite amafaranga menshi yajyaga yagendana. Igikapu rero kugeza ubu ntikiraboneka n'ibintu byari birimo, uretse ko n'amafaranga abantu batazi niba ari angahe, ariko igikapu ntikiraboneka. Murumva ko abana b'Imana tubimenye mu minsi nk'iyi, kuko abajura barahari, ariko imikwabo y'abajura ishobora kuba ari mike. Icyakora imikwabo y'abasenga ishobora kwiyongera nk'uko tubibonye, kuko muri umurenge wa Cyabakamyi nta mukwabo w'abajura wakozwe, na nyuma y'uko imiryango nk'iyi yibwe ntabwo umukwabo wabaye, ariko ubuyobozi bw'umurenge bwabashije gukurikirana kumenya abahasengera bakorerwa umukwabo. Twibuke amagambo Kristo yatubwiye mu gusoza iyi nkuru muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Kristo yavuze ati mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze Data. Iyaba ntarakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite. Ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga jyewe na Data. Kristo nuko yavuze. Aya magambo aratureba muri iyi minsi yacu, ariko nanjye nagira icyo navuga ku rupfu rw'uyu Venanti Habakurama. Kimwe n'abandi bantu hirya no hino, nzabageza andi makuru y'abandi bantu bari mu nzu z'imbohe benshi
bazira kuba basenga, bazira kuba bavuga ubutumwa ahantu henshi. Muzi ko ahemerewe gusengerwa ni mu rusengero gusa, kandi n'ahemerewe kuvugirwa ubutumwa ni mu rusengero. Abantu ntabwo bemewe kugenda bavuga ubutumwa uko nguko. Bityo rero hari abantu benshi bari mu nzu z'imbohe, hari abo nabagejejeho, ariko hari n'abari mu nzu z'imbohe bagiyemo muri iyi minsi, nzabagezaho mu minsi ya vuba. Ariko ikibabaje cyane muri ibi, nko ku rupfu rwa Venanti, we nta kibazo kuko yasinziriye kandi imirimo ye ajyanye nayo. Ariko igiteye ubwoba ni abasigaye, kubera ko bo bafite urubanza imbere y'Imana baramutse batihannye. Kristo yaravuze ati umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko umuntu umugambanira, ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravutse, tubibona muri Matayo 26 umurongo wa 24. Mu by'ukuri akarengane ko ku bana b'Imana kagomba kubaho, kandi abana b'Imana n'ubundi barakiteguye, ibyo nta kibazo babifiteho. Ariko hakushije ishyano ushoza aka karengane, kuko kagomba kubaho. Umuntu rero yakabaye afite ubwenge, uretse ko ubwenge butangwa n'Imana, n'ubundi umuntu asaba Imana ubwenge kugira ngo mu gihe abantu bashyira mu bikorwa ibyemezo runaka, bashobora gushishoza bakoresheje umutimanama wabo, akibaza atari ko ese uyu muntu yakoze cyaha ki? Ni umujura se nk'uwamwibye? Uretse ko n'umujura atagenzwa uko nguko, ese uyu muntu ni inzererezi ku buryo ntagira aho abarizwa, ku buryo ajyanwa mu kigo cy'inzererezi? Ese niba yakoze icyaha, ni ibintu abantu bakwiriye gutekerezaho. Ndabibahaye ku giti cyabo, abantu babitekerezeho, barebe niba koko abanyarwanda bagenzi babo ari abanyabyaha kugeza kuri uru rugero. Ariko niba atari abanyabyaha, ibintu nk'ibi bashobora kwihana imbere y'Imana, kandi Imana iteze amaboko kugira ngo aba bantu ibakire. Ibintu kurenganya abantu bavuga ubutumwa nk'uko babyumva, kurenganya abantu bafite ibyemezo bafashe byo mu buzima bwabo butareba n'abandi, ahubwo ubuzima bwabo bwite, byatangiriye ku nshinge za COVID. Abantu baregwa imyumvire, abantu bagirirwa nabi, ba gitifu b'imirenge, ndibuka Gaspard Gakwerereho ku Ruhuha, hari umuntu ntaza kuvuga izina yashatse gukubita inkoni nyinshi cyane kubera ko atikingira. Aravuga ati ngiye kugukubita inkoni, kandi batamuvanye no ku isoko, afite ahantu yari yibereye we nkawe wenyine. Ati ngiye kugukubita kugeza imyumvire ikuvuyemo. Cyakora nka gitifu w'umurenge ntiyateruye inkoni, ahubwo zafashwe n'umudaso, arakubita. Ibintu byose byagiye biba, ukibaza abandi imyumvire bo bayivanye he, ku wuhe musozi utari wo mu Rwanda, ku buryo abandi banyarwanda bagenzi babo baba batandukanye nabo mu myumvire. Ukibaza ninde ugena imyumvire myiza n'itari myiza. Ariko nyine ibyo byose turabibona mu minsi yacu. Iyo umuntu apfuye azize nk'uburwayi ariko atagiye kwa muganga, bishobora guhuruza itangazamakuru ryose mu gihugu hose, bakaza kugaragaza abantu bafite imyumvire nk'iyo, ku buryo arwara agapfa ntajye kwa muganga.
ariko iyo umuntu aguye mu nzu y'imbohe nk'uku, nta gitangazamakuru kivayo, ahubwo habaho kuvuga ngo ni imyumvire yabo. Bityo rero ibintu abana b'Imana tubyitegereze kandi tubigenzure, tumenye igihe tugezemo. Mu by'ukuri Kristo ari hafi kugaruka, kandi n'ibidutegereje imbere biragoye cyane, ahubwo twibaze niba twariyunze n'Imana, kuko isaha ku isaha umuntu aratungurwa. Nk'uku uzasanganira Imana yawe ku munsi w'umuzuko. Bityo rero twiyunge n'Imana tukiriho muri iyi minsi, dufite kwizera kw'ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba. Ibisigaye tubimuharire, ibitubaho n'ibizabaho mu bihe bizaza Imana irabizi kandi iratuzi. Ndabasabira gushikama, gukomera muri Kristo no kugira kwizera kurushaho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.